reka rero twongere tugaruke ku rubuga rwacu rwa buho kuvuga ukuri ngira ngo nabasezeranije kuko ubundi mu gihe cyo kugira ngo tubone abasirikari bakwiriye, abasirikari bo kurwana urugamba, abasirikari batari inyeshyamba, abasirikari babyiyemeje, abasirikari bemera kuba banapfira ibyo bashinzwe kurinda. Ntabwo nshatse kuvuga ba bandi bifuza iby'abandi, ba bandi bashaka kwigwizaho iby'abandi. Turashaka kugira abasirikari. Ubundi umusirikari nabasobanuye kuko ni umuntu urinda umutekano w'igihugu, akarinda umutekano w'iby'abantu n'abantu, akarinda n'umutekano w'abamuyobora. Njye nababwiye ko twiyemeje kuba abasirikari ba Kristo, kandi mu basirikari ba Kristo habamo ingeri nyinshi, kuko no mu gihugu habamo abasirikari basanzwe, habamo abajenerali. Akenshi uzasanga abajenerali atari abana bakiri bato, uzasanga ari abantu b'inararibonye, ariko uzasanga n'abamariyetena, abasuriyetena. Njye ntabwo nigeze mba umusirikare, ariko uyu munsi ndi umusirikare wa Kristo, namwe murabibona. Uyu munsi nabazaniye rero umutumirwa, nawe ni umusirikare uri kwitoza. Nababwiye ko nzabazanira ingeri zose, ejo nzabazanira n'abamaze nyine kugera ku rwego rwo hejuru. Nanjye muzagerageze mushakire ipeti mumpereze. Mutumirwa wanjye uyu munsi ntabwo ndakuvuga kuko uri umusirikare witoza kandi umaze gukamirika. Ngaho gira icyo ubwira abadukurikira ku rubuga rwacu rwa Buhoka, uvuga ukuri kose kukurimo. Murakoze cyane kunyakira kuri Buhoka, kandi ni ibintu by'ingenzi ku bandi hano. Amazina yanjye rero banyita Jean Achille, ariko ingenzwe ku izina nyine rya John cyangwa se John Joe, bitewe n'indirimbo cyangwa se n'ibikorwa nkora. Noneho uri n'umuhanzi muri make wataye inguho. Njye nagira ngo uri cyitoza, naho burya uri bugufi mu kurangiza kwitoza. Ndaririmba. Niyo rero mu buhanzi bwanjye nkoresha iryo zina rya John Joe, kandi naryo abantu bazi John Joe. Karibu rero kuri Buhoka John Joe, abantu bazajya bakumenya. Ariko rukwiye no kutubwira, nta rubuga se ufite ubwo ngubwo abantu bakurebera kugira ngo barebe indirimbo zawe? Murakoze cyane. Urubuga rwo rurahari kuri YouTube, banyita kubera mfite n'inshuti yanjye turirimbana, so batwita MJ the Kings. MJ Kings. The Kings. Nuvuga ngo umuntu yanditse MJ the Kings ahita tubona kabisa, ahita ko ababona. Ariko reka mbabaze, muri indirimbo zimeze zite? Turirimba indirimbo wenda ntabwo zihwanye nuko wenda, cyangwa se navuga ngo turirimba zino ndirimbo zisanzwe, ariko nazo nyine ni urukundo, kuko urukundo burya ni rwo Imana idusaba. Bibiliya iravuga ngo urukundo rusumba byose, nubwo bavuga indimi nk'iz'abamarayika ngo nta rukundo byose ngo ni ubusa. So rero turirimba urukundo nyine, indirimbo z'urukundo. Ariko ntabwo nguciye mu ijambo, ndagira ngo nsobanurire hano muri iyi si. Njyewe ndi umupasiteri, njyewe bavuga ngo hari indirimbo z'isi ngo n'izindi ndirimbo ngo z'Imana. Indirimbo z'isi ni ukuvuga ko ari indirimbo zidafite ubutumwa. Urambwiye ngo urimba indirimbo ngo zisa, ariko wabwira icyo abantu bavuga ngo abantu ngo barimba indirimbo z'isi? Ese hari izindi zitaririmbirwa mu isi? Njye wenda ikintu ntekereza kw'icyo kibazo cyo mumbajije bavuga ngo iz'isi, burya nta ndirimbo n'imwe idafite ubutumwa, kuko nimba ndirimbye y'urukundo ifite ubutumwa runaka, kandi naba ndirimbye wenda niyo mu buzima akenshi cyane abahanzi wenda bakunda kuririmba wenda nko ku bintu biri kuba babona, baba bari gutanga ubutumwa. Ni ukuvuga ngo ni ubutumwa muri make, ariko wenda nubwo ziba zitari za zindi zaririmbwa baririmbira mu rusengero se cyangwa inana, ariko nazo ziba zifite ubutumwa. Rero nkeka ko indirimbo z'isi nyine ari izina ry'asika abantu barihaye, ariko burya nta ndirimbo n'imwe itagira ubutumwa. Ariko ntekereza ko umuntu aririmbye nk'indirimbo ati nyabuneka niba dukundanye, mwambwiye ko muririmba indirimbo z'urukundo, nyabuneka niba dukundanye ntuzave mu kire, ushatse wanaririmba no mu rusengero. Wayiririmba nyabuneka niba duhanye gahunda ntuzayike rwose. Wayiririmba, ariko nyine burya abantu imitekerereze yabo iyo bigeze ku kintu cy'iyobokamana cyangwa se n'ubuzima busanzwe tubamo, ni ibintu batandukanye cyane, ku buryo bumva iyo uririmbye ino ndirimbo y'ubuzima abantu babayemo, cyangwa se
ushaka gutanga ubutumwa runaka batabihuza n'iby'Imana nyine, ariko njye mbona ko nyine iyo utanga ubutumwa cyangwa se n'iririmba urukundo burya biba ariko tunibukiranye hano turi muri Denmark kandi twebwe turi abanyafurika. Iyo urebye njye nakubwiye ko ndi ko kuzana mu njyana ya gisirikari y'umusirikare wa Kristo, umusirikare wa wundi ukwiye kwizera. Kamera yacu iri gushaka udutenguha, ariko ndagira ngo turagucunguza uburyo umwete ku buryo byanze bikunze irakunda. Iyo ugereranije umukristo hano mu Burayi, hano muri Denmark dutuye, ukageranya ndumva aravuye muri Afurika ngira ngo ushobora gusobanukirwa ukareba ibintu, ubona imyumvire yacu y'ubukristo muri Afurika nimyo cyane cyane mu rubyiruko, kuko uri umusirikare ukiri mutoya, ntabwo uragera kuri rya peti rya general, uracyari muri wa basirikare bitoza. Iyo urebye imyumvire y'urubyiruko hano, ukuntu abantu bahimbaza Imana no muri Afurika, hari icyo wabwiraho abantu bakabasha kugira icyo wabungura? Kuko umaze iminsi ujya mu nzu y'Imana. Icyo mbona se cyangwa se icyo navuga ni uko wenda igitandukanye n'ahantu nk'umuntu ari, ariko burya urubyiruko rw'inaha nyine ntabwo usanga cyane rukunze kuza mu bintu by'Imana, kubera baba bafite nyine wenda gahunda zabo nyine nyinshi, cyangwa se wenda n'ibyo birori n'iki baba bashaka kwitwikira, njya numva ko babivuga, ariko nyine kandi n'aho uri naho burya haba hatanga itandukaniro rye. Hari ijambo numvishije ngo bashaka gutwika. Gutwika ni ijambo ngira ngo rigezweho ry'urubyiruko. Nanjye w'umusaza wazaga ijambo gutwika, ariko nanjye ngomba oya, nanjye nubwo nshaje ngomba bajya hano mu Burayi bajya ngo nta musaza. Ntabwo nshaka ko muzajya munyita umusaza, mujye munyita umujene. Turi kuri bohoka rero, tuvuge ukuri, tuvuge ibyo ubuzima tubamo. Mbese urebye urusengero, urubyiruko, urebye ukuntu bakoresha weekend yako, akenshi na kenshi mu rusengero twahura muri weekend, mu by'ukuri ntabwo ntibifite umumaro ku rubyiruko mwinshi kuza mu rusengero bakiyegereza Imana, ibyifuzo byabo bakabyereka Imana, asigaye bagakora bafite umugambi, bafite n'iyerekwa, cyane cyane ko twebwe kubizera Imana tuzi neza ko ibintu byose umuntu abihabwa n'Imana. Nubwo wakora icyo wakora cyose Imana itabirimo ntabwo bikunda. Kuri icyo kibazo ndakeka abenshi mu rubyiruko ni bano bagifite imyaka wenda mikeya nkanjye, nakiheraho n'urugero, kandi burya murabizi ari ya myaka imwe umuntu ataba agomba gusimbuka cyangwa se uvuga, ariko nyine nk'icyo kibazo cy'umwarimu mumbaje cy'ama weekend, byaba ari byiza cyane baje mu rusengero muri weekend, kubera ko hari byinshi nuvuga ngo hari byinshi barengera byakagombye kuba bigomba kuba byagenda muri weekend. Wenda nk'urugero ni amafaranga se, cyangwa se amafaranga umuntu akoresha muri weekend, cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye, n'umwanya n'ibiki, ariko uko njye mbitekereza bibaye bikunze kabisa baza mu rusengero. Mu by'ukuri mu rusengero turaturayininga, mu rusengero turigisha, mu rusengero turaforoma. Abantu bajya bategereza ko gusa rubyiruko, ndababurira, simujye muri rwa rusengero rurimo abapasiteri b'abashonji bashinzwe kwambura abakirisitu. Jya mu rusengero uzungukiramo ijambo ry'Imana, jya mu rusengero uzungukiramo ibigufitiye umumaro. Rero ngira ngo turi gusoza nk'uko twari turi kubivuga, ndagira ngo nk'uko twavuze ko turi abasirikari bitoza, kandi buri wese yigira ku wundi, ugire message utanga, baba badukurikira, baba babakurikira kuri urwo rubuga rwanyu rw'indirimbo muririmba zituma urubyiruko rubasha kugubwa neza. Gira ubutumwa watanga, wahereza abantu bazatwumva, ugire message utanga kuri uno mugoroba. Message njye natanga ku rubyiruko cyangwa se kuri bagenzi banjye, ni uko burya
no kujya ku rusengero ntacyo bitwaye, kandi kuba kumenya Imana cyane cyane, burya hari byinshi dufite twahawe n'Imana ku buntu amafaranga atagura. So ni byiza nabyo kuba twafata n'umwanya nabwo tukaba twashima, tukaba twafata umwanya tugashima Imana kabisa, kuko cyane cyane wenda nk'urugero nk'umwuka duhumeka, niba ufite amafaranga angana iki, n'abamiliyoneri barapfa kandi baba bafite amafaranga yabajyana kwa muganga, ariko nyine burya iyo Imana ikiguteje ubugingo nyine uba ugomba kwishima. Imana iguhereze umugisha kandi Imana ikurinde iyo dukesha ubu buzima. Nizere ko uko nongera kugutumira inkoko izaba ariyo ngoma tukagira ibihe byiza, ngo ni ugutwika ariko tugatwika cyane no mu ijambo ry'Imana nyine tugatwika abo badayimoni na za Satani.